akuru kwisi waje oya akuru nguku anafasha anafasha sa manza wumva nyari gukubaza aho ibyo bijumba byagiye wasanga utarabikuye ukasha ngo harabikoze kandi kugira inzara witane umuyobozi sibyo witane niko amari inzoga nakwisha umva rero oya manza wumva icyo kibazo tukirangize nawukata nkorohereje nawukata ariko nta narangiza ayo data we ntabwo narangiza ndi kukubwira ibyo bijumba ugomba utubwira aho byagiye nizo ngurube utubwira aho zagiye kagubusa igihe naringa heruka ngaheruka wantuza ariko sha aje kwana gwe ntabwo wandeta amazi uba ubwira itonde naringa heruka cyane mwene ntuza kwengera nhereza ndogaje wacana mwumve muducamara byatuzanye hano basi humumvu niwe ndavangwa iki ubu ni masambye uco akini uba mubyesha ntabwo wandeza amazi we umve muyobozi ayafasha kwere hano twaje kugabana ntataje mu uba mubyira busa uba mubyira bana nawe jewe sene uba kuri abari muyobozi umbasi itonde riko kuri abari muyobozi habikira sene itonde habikira amafaranga y'indeza kuba yamaye nk'abaturiye umutekano bivuze ko ujya kuyitura iyo ngorona guca kwino wankanda umusukune uramvuza ngaho muyobo ukemura ikibazo cyatuzanye hano ibyo byatuzanye umubare mabyi mbakuyemo ibihumbi 100 wibeshe ibihumbi 100 ndajya kuyifuza ntabwo nemera yifuza amaso abaye urwaye iki ibihumbi 100 urwaye iki kandi icyo itambe amafaranga amagabanaho bo twagiye rero ukomeze